chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I walk in power, I walk in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I walk in power. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomereze muri part 2, powerful generation. Turasoma urwandiko rwa mbere Yohana yandikiye itorero igice cya kabiri, dusome umurongo wa 18. The first epistle of John chapter 2 verse 18. Haranditse ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza yari umwe, antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka wa 90, ngo ba antikristo bari bamaze kuba benshi, ngo nicyo cyabamenyeshaga ko igihe cy'imperuka gisohoye. Turasoma mu byakozwe ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 20. Ijambo rivuze ngo nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye inonorano. Wiyita umuhanuzikazi akigisha intama zanjye. Turasoma muri Luka igice cyaho cya 10, dore ku murongo wa 18 kugeza ku wa 19. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo, avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Umurongo waho wa 23 uranditse ngo ahindukirira abigishwa arababwira biherereye ati, hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Mwakene ijambo ry'Imana. Part 2, powerful generation. Twagarukirije nijoro mbabwira ngo nturare udakishijwe. Hari abantu baraye basenze, hari n'abaraye badasenze, ariko hari Imana yemeye ko tuvugira ijambo kugira ngo nawe wongere ukanguke. Yesu ashimwe cyane. Powerful generation. 666 nababwiye ko atari tatuwaje bazakwandikaho, ni kode izaba iri gukora mu buryo bw'ibanga. Iyo kode kugira ngo uyikoreremo si ngombwa ko izina rye riba rizwi, nta nubwo bigombera kujya microchip. It deals with spirit. Nahoze mbabwira uburyo hari impano zatakwa mbere y'izindi. Satani akiba mu ijuru ntabwo yitwaga Satani, yitwaga Lucifer, bisobanura urabagirana. Mu yandi magambo, muri Lucifer hari umucyo mwinshi cyane. Muri ibyo byose yakoraga yari afite impano yo kuririmba. Bari abakerubi n'abaserafi bose bari bazi ko ikintu Lucifer ashoboye gukora kwari ukuramya no guhimbaza. Zimwe mu mpano Satani yinjirira akoresha ni impano zo kuririmba. Niyo mpamvu muzabona abamizisiye benshi ku isi aribo bantu yo kugendana n'ibyo bimenyetso biri satanike. Niyo mpamvu ushobora kuba uri gushaka kwambara nk'uko Nicki Minaj yambara. We afite task bamuhaye, afite ibitambo yatanze, yaba ari by'abantu, iby'amaraso y'abantu batandukanye. Barangira akamuhereza task, bakamusezeranya ubutunzi, bakamuhereza icyo ashinzwe kwamamaza. Nureba uzabona bamamaza ibintu bitandukanye. Nureba amajwi yabo, hari n'abadafite amajwi meza nk'aba Future nk'ijwi ryiwe byose ngende na Babu natari ryiza, but is a star.
hari inzira bicamo. Iyo nzira bicamo rero niyo ituma bafite icyo basubmitingaho, bafite icyo barimo barakorera, bafite icyo barimo bararamya. Dusomye ijambo ry'Imana mu Byashuwe, riravuze ngo dore uwo Yezebeli uramukundira akigisha intama zanjye gusambana, ndetse no akaba yita n'umuhanuzikazi. Izindi mpano zikubitwa cyane Satani akanazikoresha ni impano z'ubuhanuzi n'izo kwigisha. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo muri iyo minsi bazigwiza abavugabutumwa buhwanye n'irari ryabo. Mbabwire iki kintu, ntabwo naje kubigisha ibibashimisha, naje kuba bigisha icyo Imana yamaye kubigisha, kuko igihe nabigishije ibibashimisha ntabwo nzaba ndi gushimisha uwampamagaye. Niyo mpamvu icyo nzakwigisha cyose mpamanya n'umwuka w'Imana n'Imana iri mu ijuru yuko icyo kintu nagombye kukikwigisha. Wowe nushaka ucyange, kuko namenye neza ko umuti uvura hari igihe uburura. Yezebeli, iyo dusomye mu Bami ba mbere igice cya 19, tubona Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bayali. Hari intumwa ngo yaturutse kuri Yezebeli. Yezebeli yagarutse mu Byashuwe hashize nk'imyaka nk'ibihumbi 2. Yezebeli bamugezaho inkuru ngo dore Eliya yisha abahanuzi bose ba Bayali, kuko bananiwe gukora igitangaza kugira ngo berekane Imana iyo ari yo. Eliya icyo gihe yarabikoze, amajije kubikora ahabwa ububasha bwo kwica abahanuzi ba Bayali bose bari aho. Inkuru itaha kuri Yezebeli. Yezebeli afata intumwa ye arayituma, aragira ngo genda umbwirire ako kagabo kitwa Eliya, ukabwire ngo njyewe Yezebeli ejo ninakwica nk'uko wishe abo bahanuzi, imana zanjye zizabimore ndetse bikabije. Ijambo ry'Imana mu Bami ba mbere 19 ritwereka ngo uburyo ngo Eliya yahise yiheba. Kwiheba kwa Eliya ndagira ngo ubyigire ikintu gikomeye. Eliya yari umuhanuzi ukomeye, nta musirikare n'umwe ajyaga umukoraho. We bazaga kumutera akavuga ngo nimba ndi umugaragu w'Imana mwese ni mushyi, bagahita bashya. Ariko Yezebeli aramubwira ngo jyewe ejo njyewe nawe tuzareba. Kandi we avuga Imana, avuga ibigirwamana, ngo tuzareba ukorera Imana n'utayikorera. Eliya ubwo buramwica, ajya munsi y'igiti aravuga ngo mwami Imana ndakwinginze unyice. Abahanuzi benshi bifuje gupfa, harimo n'umuhanuzi witwa Yona amaze kugera aho Imana yamutumye i Nineve, amaze kubabwira ibyo ababwira, yageze hano arigunga aravuga ngo mwami Imana nanjye ndumva nifuza gupfa, kuko ndabona imbaraga ndi gukoreramo n'isi ndimo ntabwo birimo birahura. Bene data, kugira ngo mugire imbaraga muri iyi minsi tugezemo, you need to be spiritual, kandi ugomba kuba uri muri powerful generation of Jesus. Ndakomeza Yezebeli, uyu mwuka wa Yezebeli rero uzagaruka muri iyi minsi y'imperuka. Ndimo ndageza kubasobanura ngo mudategereza yuko Satani ari mu myaka 2 izaza, cyangwa se 10 cyangwa 20. Mu migambi ya Satani nzashyira kuri page ukuri n'ubugingo, abatabizi biranditse. Haranditse ngo mubumvishe ko Yesu azaza mu myaka nka 20 byibuze iri imbere. Niyo mpamvu muri uyu munsi wa none ndimo ndakubwira ngo iminsi y'imperuka yatangiye kuva kera kugeza na n'uyu munsi uyirimo. Niyo mpamvu ugomba kugira ubutwari ugenderamo, ugomba kugira ahantu ugendera, ukagereka ibyo ureka, ukagira n'ibindi wakira bivuye ku Mana yacu. Ugomba kwitonda rero mwene data. Izi mbaraga zimaze gukandamiza Eliya ari munsi ya cya giti, nibwo yagiye kubona Imana iramubwira ngo nsanga ahantu mu buvumo. Twarabivuze. Arangije amaze kuhagera nibwo Imana amubwiye ngo Eliya uhumure, kuko ndacyafite ibindi 7,000 bitabyapfukamira Bayali, the number 7,000. Yesu amaze kugweza abigishwa be imbaraga, baragiye bakora ibitangaza. Bagarutse bavuga ngo Yesu ngo twakishije abarwayi, ngo twagukije ibirema, ngo n'amademoni yatwumviye. Kumbi Yesu yagize iyerekwa. Yesu arababwira ngo mbonye Satani amanuka avuye mu ijuru. Satani ntabwo abikuzimu, Satani aba mu ijuru. Nimusoma Abefeso 6:12 niho akwereka ngo turwana n'imbaraga z'ahantu ho mu ijuru.
Satani yemeye guhindura umwanya yabagamo, aza mu isi. Icyo gihe akimara kubona ko abigishwa batangiye gukoresha imbaraga zidasanzwe z'Imana, amaze kubona ko habonetse indi powerful generation itangiye kubohora abantu ku ngoyi za Satani, we aremera vayo. Noneho ishusho yajemo nitangaje, yaje ari kuri speed. Twize ngo the power of light, yaje ari kuri speed of lightning. Iyo no speed yamanukanye. Yesu arangije abibonye aravuga ngo ariko nyuma y'ibi byose ni muhumure. He's planning and me too am planning. Aramanutse ariko nanjye ndamanutse tu. Azanye amadayimoni ariko nanjye nzanye abamarayika. Azanye imyuka mibi ariko nanjye nzanye umwuka wera. And that's why you will always defeat them. Aravuga ngo kandi mbahaye imbaraga, yazaza ari muri scorpion ntago azabakoraho, yazaza ari mu nzoka ntago azabakoraho. Arangije arababwira ngo ndetse n'izindi mbaraga z'umwanzi zose. You need to be in a powerful generation of God. Yesu ashimwe cyane. Ndakeka turangirije ahangaha, ndimo ndavuga powerful generation. Uyu mwuka wa Yezebeli rero uzaza ari umwuka wo kwikira hejuru. Yezebeli amaze kubwira ibi Eliya, Yezebeli yari umwamikazi. Yezebeli yari umurozi. Ibyo nibyo bintu bibiri byarangaga Yezebeli. Yari umurozi ukomeye, yari n'umwamikazi.